dusoma umuraba wanze gutuza ngo tugere imuhira tumaze igihe dutegereje ngo turebe yuko tuza ariko nubwo uteye ubwoba tugiye kukwambuka Yorodani n'ugusoma amaherezo tuza kwambuka tugere hakurya tuzaba tunesheje nitugerayo tuzashima umukiza wadutsindiye Yorodani n'ugusoma amaherezo tuza kwambuka tugere hakurya tuzaba tunesheje nitugerayo tuzashima umukiza wadutsindiye ubwato burimo burayoba buragana hirya no hino umunangira ubaye mwinshi tugiye kurengerwa imihangane dutegereze kugeza igihe uri butuze dore hasigaye gatoya tukagera imuhira Yorodani n'ugusoma amaherezo tuza kwambuka tugere hakurya tuzaba tunesheje nitugerayo tuzashima umukiza wadutsindiye Yorodani n'ugusoma amaherezo tuza kwambuka tugere hakurya tuzaba tunesheje nitugerayo tuzashima umukiza wadutsindiye mwihangane tuzarokoka kuko ntabwo turi twenyine umusare wacari hafi kugira ngo twambutse ubwato burimo burayoba umwami Yesu nakangwa ari hejuru ya byose arategeka dukire Yorodani n'ugusoma amaherezo tuza kwambuka tugere hakurya tuzaba tunesheje nitugerayo tuzashima umukiza wadutsindiye Yorodani n'ugusoma amaherezo tuza kwambuka tugere hakurya tuzaba tunesheje nitugerayo tuzashima umukiza wadutsindiye Yorodani n'ugusoma amaherezo tuza kwambuka tugere hakurya tuzaba tunesheje nitugerayo tuzashima umukiza wadutsindiye bavandimwe inshuti nkunda bene data dusangiye uru rugendo mwebwe abahindishwa umushyitsi no kwibaza uko ejo bizaba byifashe mwebwe abababajwe cyane kandi bakanihishwa n'ibizira bikorerwa muri iyi si bikabatakisha mwifuza kubona ukwera gukomeje kwigaragaza hose ndetse n'umucyo ukomeje gutamurura umwijima mwebwe bakumbuye kubona intsinzi ya Kristo Yesu yiganzuye ikibi kandi intsinzi yiganzuye ugutsindwa mwebwe abanihishwa ndetse batakishwa no kubona intege nke zikomeje kugwira mwese rusange ndabasuhuje amahoro y'Imana itanga amahoro atagira impinduka abe mu mitima yanyu. Amen.
mwanya tugiye gukurikirana icyigisho kivuga ngo twifate dute muri iki gihe. Twifate dute muri iki gihe. Iteka ryose mu buzima busanzwe umuntu akenera kugira inyifato runaka ihuye n'aho ari, kandi agakenera kugira inyifato ihuye n'amahame agenderwaho, agakenera kugira inyifato itari bunengwe, itari buhinyurwe. Ni nacyo cyatumye no mu mibereho ya Gikristo Petero abyandika mu rwandiko rwe rwa kabiri, igice cya mbere ku murongo wa 5, avuga ku byerekeye ingeso za Gikristo ndetse n'intambwe tugomba gutera kugira ngo dushobore kugera ku Bukristo buhamye. Avuga aya magambo yeruye neza uhereye ku murongo wa 5 ati, ibyo ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Mu gutangira urugendo rwa Gikristo buri wese yibaza ati, nifate nte muri iki gihe? Ariko noneho twebwe muri iki gihe gisatiriye umusozi w'amateka maremare y'isi, tugomba kugira byinshi twibaza, kandi tugakenera kugira inyifato runaka itera intambwe iva ku ntambwe imwe ijya ku yindi, kugira ngo tugere ku kunesha kuzuye. Byinshi mu byo twibaza, cyane cyane muri rivugurura ndetse no muri ubu bubyutse, byinshi biri mu mitekerereze yacu, kandi byinshi biri mu byo tuyoboye, biri mu mitekerereze yabo tuyoboye. Baribaza bati, natwe turibaza tuti, ese ko itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 naryo ryihuje na leta? Ese byarahanuwe ko rizihuza nayo? Ibi ni ibibazo tubazwa, ibi ni ibibazo benshi batubaza. Mu ntangiriro yo kuremwa kw'isi na nyuma yo gucumura kw'ababyeyi bacu ba mbere, inshuti mukundwa ubyumva neza, Imana yashyizeho ingaga 3 z'ubuyobozi mu guhuriza hamwe, kumvira no guhindukira. Kuko uwinangiriraga hamwe yafashirizwaga ahandi. Izo ngaga 3 Imana yashyizeho, urugaga rwa mbere ni umuryango, nkuko tubisoma mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku wa 28. Kandi by'uru rugaga Kristo yabishimangiye neza ari Karuvari, ubwo yabwiraga Yohana ati, dore nyoko, abwira Mariya ati, dore umwana wawe. Urugaga rwa kabiri rwashyizweho ni itorero. Ibyaryo tubyumva neza iyo dusoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Iby'itorero ryo tuzarisesengura neza kuko riri mu bika 4, kuko ryatangiriye mu bika 4 kandi rizasoreza muri ibyo bika 4. Ryatangiranye n'igika cya mbere cyitwa abana b'Imana, igika cya kabiri cyitwa Abisirayeli, igika cya gatatu cyitwa itorero ry'intumwa, igika cya 4 cyitwa abategereje, ari nacyo giheruka. Kristo Yesu yongera kubishimangira neza avuga ko itorero yari irye muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18, ndetse byumvikana neza mu byakozwe n'igice cya 20 ku murongo wa 28, aho ubutatu bwera bwongeye kwigaragaza cyane mu miyoborere na gahunda by'itorero. Urugaga rwa 3 ni leta. Urugaga rwa 3 narwo ubwarwo rwashyizweho kuko n'ubusanzwe Imana yarushizeho mubizi. Dawidi ari umwami kandi akaba umuyobozi w'iby'umwuka, akaba umuyobozi w'iby'umwuka, akaba n'umuyobozi w'ubwami. Mubizi Salomo ariko bimeze, mubizi Sawuli umwami w'Abisirayeli ariko bimeze, mubizi n'abandi ariko bimeze. Uru rugaga rwa 3 rwitwa leta narwo ubwarwo Imana yarwumvikanishije neza mu Baroma igice cya 13 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6, aho Imana yivugiye amagambo akomeye cyane yanyujije mu kanwa k'umugaragu wayo Pawulo. Ivuga aya magambo iti, umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Bituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware saba gutinywa n'abakora ibyiza keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima. N'andi magambo menshi asobanura neza ibijyanye n'izi ngaga uko ari 3 tuzibona muri Bibiliya. Kandi tugarutse kuva kera, ntihigeze habaho umuhanuzi, intumwa cyangwa na Yesu ubwe wigeze afata iya mbere mu bayobozi b'itorero ngo ahagurukire kurwanya uru rugaga rwa 3, kuko izi ngaga zose zaruzuzanyaga. Muri Bibiliya tubwirwa iby'inyabutatu y'ubuyobozi bwafatanirizaga hamwe kuyobora abaturage kumvira Imana no gusohoza imigambi yayo yose, ndetse no gusohoza inshingano zose zo gukorera rubanda. Izo ngaga cyangwa se iyo nyabutatu ariyo igizwe
n'umutambyi, umwami ndetse n'umuhanuzi. Aba bantu uko ari batatu bafatanirizaga hamwe kuzamura amajyambere y'imitekerereze n'imitegekere ya buri wese mu buryo butuma ashobora kumvira. Ibi dushobora kubisanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20 ku murongo wa 20. Ushobora kubyumva neza, nyemerera amasome kugira ngo tujyane. Handitswe ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati, ni mu nyumve yemwe Bayuda namwe abatuye Yerusalemu mwe, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Uwabivugaga ni umuyobozi wa politiki, kandi ari kubabwira ngo bizere Imana kandi mu miyoborere y'uko Imana yabashinze inshingano. Iri ryari kandi riracyari ipfundo rikomeye mu miyoborere itagira amakemwa mu gukorera Imana umurimo, batera abaturage guhesha Imana icyubahiro n'ikuzo, babahamagarira kugira imibereho myiza, kugira amagara mazima, ndetse no guhamagarirwa gukiranuka. Kandi igihe cyose habayeho kumvira Imana tumaramaje, tuzajya ku ntego ndetse tugere no ku ntsinzi. Ntabwo ari rumwe muri izi kuko ari eshatu ugomba gusuzuguma cyangwa ukuboko rwishakiye, kimwe n'uko ari ntabwo muri izi kuko ari eshatu rugomba guharira urundi inshingano zose zashyiriweho gutera abaturage ngo basohoze inshingano bahamagariwe. Muri iyi minsi rero hari ibibazo byinshi mu myizerere n'imiyoborere y'itorero n'amadini, aho bamwe b'itorero barishinja kwihuza na leta. Nubwo andi matorero yagiye abisohoza kandi akabikora mu buryo bwihuse cyane, ugasanga n'abamamaza politike z'isi, ariko iri torero riracyari ku murongo waryo w'amahame. Ndatekereza ko nawe ushobora kubyumva neza. Niba utarabyumva, nyemerera tubyinjiranemo neza twifashishije bimwe muri ibi bibazo. Umva nawe, ese koko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryihuje na leta koko? None se ikindi kibazo, ryakorera rite ku butaka bw'igihugu kandi ryo ubwaryo ridashyira mu ngiro iby'icyo gihugu gihamagarirwa? Ryakorera rite kuri ubwo butaka bw'igihugu ridahawe uburenganzira na cya gihugu? Ese koko byarahanuwe ko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rizifatanya na leta kandi nk'andi madini rikaba igikoresho kuri uwo murongo? Ni ibibazo nibaza. Ese byarahanuwe ko rizajya mu mpuzamatorero nk'uko ubuhanuzi bubivuga mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 5? Ese hari ubuhanuzi bwerekana ko rizagwa rikaba Babuloni cyangwa rimwe mu madini aseguye Babuloni mu Byahishuwe igice cya 17 n'icya 18? None aka kavuyo n'ibi bibazo byaje gute? Ikibazo gikomeye mu Rwanda cyavutse kandi kigaragajwe cyane kuko cyagaragajwe n'ingingo enye. Ikibazo gikomeye mu Rwanda cyavutse kandi cyagaragajwe cyane n'ingingo enye, cyangwa se cyagaragarijwe cyane mu ngingo enye, cyerekanwe cyane n'ingingo enye. Ingingo ya mbere ni igiterane cy'umudendezo w'idini. Ingingo ya kabiri ni gahunda y'amahoro. Ingingo ya gatatu ni impuzamatorero. Ingingo ya kane, nyemerera kugira ngo izi ngingo nzivireyo rimwe, ahari wenda dushobore gukomeza twumva neza ikigambiriwe. Ingingo ya gatatu ni impuzamatorero. Ingingo ya kane ni COVID-19 cyangwa se coronavirus. Nyemerera gato mbanze mvuge ku kijyanye na gahunda ya Gerayo Amahoro. Iyi gahunda ya Gerayo Amahoro iyo yatumye bamwe mu bizera bavuga amagambo menshi cyane asesereza kandi arwanya itorero, bashingiye ku myifatire ya bamwe mu Bayuda mu gihe cya Yesu no mu gihe cya nyuma ya Pentekote, bakongera gushingira ku byanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye, kuko bashingiraga ku byakozwe na Kayafa, bagashingira ku byakozwe n'urukiko rw'Abayuda Sanhedrin mu gihe barwanyaga Petero ndetse n'intumwa. Basoza bagafata igitabo Intambara Ikomeye ku rupapuro rw'145 isubi ya gatatu, icyigisho cya 11 cyitwa ubuhakanyi bw'ibikomangoma, handitswe aya magambo ngo kurinda icyahungabanya umudendezo wo gukurikiza umutimanama ni inshingano y'igihugu, ariko ubushobozi bwa leta ntiburenga urubibi
ngo bwivange mu byerekeye imyizerere. Ubutegetsi bwa leta bwose bwo ku isi bugerageza kugenga cyangwa gushimangira ibigomba kubahirizwa mu myizerere bukoresheje ubushobozi bw'ubutegetsi buba burenga ku ihame abakristo bemera inkuru nziza baharaniye mu buryo bukomeye. Aya magambo iyo bayafashe bakayashimangira bashingiye ku byo bumva batekereza, hari ubundi busobanuro bayaha. Ni akaga gakomeye inshuti mukundwa kuvugisha inyandiko icyo umuhanuzi atavuze, kuvugisha inyandiko icyo umwanditsi atavuze uba ugiye kuyisobanura mu buryo butari bwo. Kimwe no kugabanura uburemere bw'inyandiko ukayivugisha uburyo ijuru ritashimye ko ivugishwamo. Nyemerera dusome aya magambo ari mu Ntambara Ikomeye paji 216 isubi iheruka. Handitswe ngo bityo hongeye kugaragara ingaruka mbi nk'izagiye zigaragaza kenshi mu mateka y'itorero uhereye mu gihe cya Konstantino kugeza igihe cya none. Izo ngaruka zabaye izo kugerageza kubaka itorero hakoreshejwe ubufasha bwa leta ndetse no kwiyambaza imbaraga z'abisi mu gushyigikira ubutumwa bwiza bw'uwavuze ati ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Ukwifatanya kw'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose, nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma abisi begera itorero, mu by'ukuri icyo gukora ni ugutuma itorero ari ryo ryegera isi kuruta ko isi yegera itorero. Aya magambo uyumve neza, kugira ngo ninza gusobanura ibyo nsobanura ndetse ninza no kwerekana ibyo nerekana, ube wamaze kumva neza icyo inyandiko ivuga. Intambara Ikomeye paji 318 isubi iheruka, ndetse na paji 319 isubi ibanza, haranditswe ngo igihe cyose itorero ryagiye rigira ubushobozi rihawe n'ubutegetsi bw'isi, ryagiye ribukoresha kugira ngo rihane abataravugaga rumwe n'inyigisho zaryo. Amatorero y'abaprotestani yageze ikirenge mu cya Roma binyujije mu kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi. Yagaragaweho icyifuzo nk'icyo cyo kubuza abantu umudendezo wo gukurikiza umutimanama. Urugero rwatangwaga kuri iyi ngingo ni itoteza ryamaze igihe kirekire ryakozwe n'itorero ry'Ubwongereza ryibasiriye abataremeraga inyigisho zaryo. None ndabaza, mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi hari ahantu na hamwe leta idutegeka kurenga ku byo twizera tukayumvira? Igisubizo ntaho, nta na hamwe. Iyo bikozwe, inyandiko itumenyesha neza ibyanditswe byera biratumenyesha neza. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 ku murongo wa 29 haranditswe ngo, ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 29 haranditswe ngo ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Nta hantu namwe leta yigeze idutegeka gukora ibinyuranye n'umudendezo w'umutimanama uhana, ngo idutegeke kunyuranya n'amahame y'ibyo twizera, ngo itorero rihindukire ubuyobozi bwaryo bubidushishikarize bubidutegeke. Nta hantu na hamwe byigeze biba. Bityo rero bitwakwifashisha ibyabaye ku Bayuda ngo tugire urwitwazo rwo kureka ndetse no kugomera Imana no kwerekana ko iri torero naryo rizagwa nk'uko byagendekeye amatorero ya Giprotestani. Iri ryo ntirizagwa kuko byanditswe kandi byahanuwe mu byanditswe muri Matayo igice cya 16. Byumve neza, iyaba bitaranditswe nashidikanya, ariko kuko byanditswe ntabwo nshidikanya. Uko byanditswe muri Matayo 16 ku murongo wa 18 ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Urutare ruvuzwa ni Petrasi cyangwa se Petra mu rurimi rw'Ikigiriki ni urutare. Petros ni ibuye riterurwa rikajugunywa. Urutare ruvuzwa ni Kristo Yesu wavugwaga, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nyiraryo yarivugiye ati amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Itorero yavuze aha ntabwo ryari ry'igihe runaka, ryari itorero ry'ibihe byose. Ntabwo rizashoborwa n'amarembo y'ikuzimu. None itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryo ryavuzwe iki muri ibi
umva neza nshuti mukundwa, ku rupapuro rwa 319 rw'iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe igihe umuzingo wa kabiri, ingeri yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2011, ingeri yasohotse mu mwaka wa 2011, ku rupapuro rwa 318 reka bariho mpera, haranditswe ngo dukwiriye kwibuka ko nubwo iri torero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ryaba inyantege nke ndetse rikaba ridatunganye, nicyo kintu cyonyine ku isi, nicyo kintu cyonyine ku isi Kristo hanze w'ijisho rye, nicyo kintu cyonyine ku isi Kristo hanze w'ijisho rye, ahora aryitayeho kandi akarikomeresha mwuka we wera. Aya magambo ntabwo azigera ahinduka. Nyarukira ku rupapuro rwa 319 habanza haranditswe ngo nahawe amabwiriza yo kubwira Abadventiste umunsi wa karindwi ku isi yose ko nk'ishyanga Imana duhamagariye kuyibera ubutunzi bwihariye, yateguye ku itorero ryayo ku isi rizashikama ritunganye mu mwuka n'imbaraga z'Uhoraho Nyiringabo kugeza ku mperuka y'ibihe. None tugeze ku mperuka y'ibihe kugira ngo dushobore kubona ko ridatunganye, igisubizo ni oya. Nta kintu kuri iyi si Imana ikunda cyane nk'itorero ryayo. Niba rero byamaze kuvugwa ko irivuzwa hari itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, nta mpamvu yo gushidikanya. Kandi noneho niba ukekeranya ko hari igihe n'ubuyobozi bushobora kuyoba, n'ubuyobozi bushobora kugwa, wifashishije umwe muri bo cyangwa runaka ukajya wakekaho ibyo neza kuri iki gihe ibyo ku rupapuro rwa 313 rw'iki gitabo ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya kabiri paje 313 haranditswe ngo ntidukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba ko mutazajya ku nsinzi. Ntabwo dukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba ko mutazajya ku nsinzi. Imana niyo umurimo kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Niyoboye umurimo kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Niba hari ingingo zitunganywa muri union, muri fili, mu ntara, ku itorero rokoteje, niba hari ingingo zikeneye gutunganywa ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo, Imana izahashyira ubufasha kandi igira icyo ikora ngo ikosora amafuti. Wewe warashuti mukundwa, witwararika utaza kumera nkawe ufite ifuhe ryo kurwanira itorero kandi nyiraryo agaragaza neza ko nihakenera ibikosorwa izabyikosorera. Ni mutyo twizere ko Imana igiye gutwara ubwato bw'agaciro kenshi butwaye ubwoko bw'Imana bukabugeza ku mwaro amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Tuzagera ku mwaro amahoro ni ukuri. Ntimucogore, ntimuteze byinshi ngo mbete rizacogora, oya. Icya gatatu rero cyagize ingaruka mbi cyane ni impuzamatorero n'irarika ryayo mu kwihuriza hamwe kw'amadini yose. Icya kane gikomeye cyane gikomeje kuzunguza no gushungura ni COVID-19 yaje itwikurira ibyari bihishwe mu mitima ya bamwe bahoranaga gushidikanya. Noneho tugarutse ku cyiswe umudendezo w'idini, icyiswe umudendezo w'idini cyangwa igiterane cyiswe igiterane ku mudendezo w'idini. Hari ibibazo byinshi byavutse nyuma y'inama ya gatatu ku mudendezo w'idini yateraniye mu Rwanda muri Convention Center i Kigali. Iyo nama yateranye ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 2018, yari yateguwe n'ishyirahamwe All Africa Religious Liberty Association cyangwa se EAR. Iyi nama yari ihuje iri torero n'andi madini hamwe n'inzego za leta baganira ku mudendezo w'idini muri Afurika no ku isi yose. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi basaga 500 baturutse muri Afurika no hanze yayo, harimo abanyarwanda 150 baturutse mu madini n'inzego zitandukanye, kandi muri abo 150 nanjye narimo. Iyi nama ikaba yarasojwe n'igiterane kidasanzwe cyabereye kuri Stade Amahoro i Remera, aho yari yakubise yuzuye. Imyumvire yabaye myinshi nyuma y'uyu mwiherero ku buryo byabaye impaka nyinshi kuri bamwe mu bizera bo mu gihugu cyose,
kandi biracyariho na n'ubu kuri bamwe bafite gushidikanya, bifite umuvumba muremure kuko bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga, mu nsengero, mu biganiro ndetse n'ahandi. Bamwe bavuga ko itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ryaguye, ryahindutse Babuloni ndetse n'ibindi, ariko sinzi aho babivana. Uyu mwiherero narawitabiriye, narawukurikiranye cyane, nandika akantu kose, nkurikirana buri kamwe kose kugeza umwiherero usoje. Iki kibazo cyaje gisanga ibintu byinshi nabyo birimo kutitabira amateraniro yo gusenga mu migezi, uburyo bukomeye cyane kwica amahame, abigisha abakene inyigisho nzima. Ndasubiramo, abigisha abakene inyigisho nzima, kuko n'umunsi wa none tubigisha benshi b'inyigisho zivanze, inyigisho zivamo n'amayeri y'uburondozi bwaje bwibasiriye ihame ry'agakiza mu byo gutsindishirizwa n'umuntu wo kwizera. Kuko tuzaba Adventiste umunsi wa karindwi bizafasha rimwe kugeza 136 uhakanye no kutizera, ubwaka, inyigisho z'abisi, abagorozi ndetse n'ibindi bice bitandukanye byakomeje kugenda bisohoka birimo abera, abakusi, abaturwa, abatabera, abimana n'amatsinda atandukanye yagiye asohoka. Muri iyi minsi igihe rero cy'icyorezo cya COVID-19 n'imyanzuro gifatirwa irimo kuguma mu rugo, kuguma mu rugo, gufunga kw'insengero n'ibindi nk'ibyo, nibwo iki kibazo cyagifukuye isanzwe gushidikanya ubwo byakwirakwizwaga cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi n'ubu bikomeje gukwirakwizwa no kuvugwaho cyane kuri social media, mu nyandiko, mu mafoto, mu mavideyo ndetse no mu bundi buryo bavuga n'abayobozi bw'itorero mu mvuka zaryo zose, ndetse na buri pasitoro uvuze kuri icyo kibazo bakamuvuga ko ari muri bamwe mu bazamara itorero. N'umwe y'icyutimutse akigisha bivuga barwanira agakiza kabo ndetse n'andi mazina atandukanye bari kugenda, n'andi mazina atandukanye akomeje kugenda atesha agaciro. Iki kikabazo gikomeye cyane mu busesenguzi n'abayobozi, kandi n'uburyo nakurikije iki kibazo nasanze ikibazo cyarazamuwe ndetse cyabyukijwe n'impamvu nyinshi zikurikira. Zimwe muri zo ni iby'umwuka bike nk'uko nabisomye, ni iby'umwuka bike nk'uko nabisomye mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 315 ngo ndemerewe umutima cyane kubw'abantu bacu, turi mu bihe by'akaga byo mu minsi iheruka. Kwizera kw'amajyejuru, kwizera kw'amajyejuru ese muranyumva neza? Oya. Ntabwo munyumva neza? Turabumva. Ntabwo twakumvaga neza, ariko bakuyeho video kugira ngo nyuma y'uko bakuyeho video ndabona bitangiye kumvikana neza. Aha, bakuyeho video biri kumvikana neza. Ubyihanganira ariko turi kukumva ubu ngubu. Okay, nta mbogamizi rwose, igikenewe ni ukugira ngo munyumve. Yego. Inshuti bavandimwe kandi inshuti nkunda, kimwe mu bintu byahagurukije izi mpaka mu busesenguzi nakoze, mu bugenzuzi n'ubushakashatsi nakoze, nasanze iki kibazo cyarazamuwe cyangwa se cyarabyukijwe n'impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni iby'umwuka bike, iby'umwuka bike. Mu gihe ibyanditswe byera bitubwira ngo twiyubake ku byo kwizera byera cyane, twiyubake ku byo kwizera byera cyane, iby'umwuka bike byakomeje kugenda bizamura iki kibazo ku rwego rwo hejuru, nk'uko mbisoma mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 315, ingeri yasohotse mu mwaka wa 2011, handitswe ngo ndemerewe umutima cyane kubw'abantu bacu, turi mu bihe by'akaga byo mu minsi iheruka. Kwizera kw'amajyejuru, kwizera kw'amajyejuru
kwizera kw'amajyejuru kubyara imibereho y'amajyejuru. Iyi mibereho itimbitse idashise imitarimba muri Kristo Yesu nijahagurika igahita ibyara ugushidikanya kandi guhoraho iteka ryose. Icya kabiri ni ugusohora kw'ibyavuzwe n'Umwami Imana kandi byahanuwe ko Satani azayobya n'intore niba bishoboka. Niba byanditswe rero ngo azayobya n'intore niba bishoboka, bikongera bikaba byaranditswe neza. Bikaba byaranditswe neza mu Rwibutso n'Integuza, ikinyamakuru cyasohotse ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa munani mu 1909, handitswe ngo 1/2 cy'abagize itorero kizagwa. 1/2 cy'abagize itorero kizagwa, bazasubira inyuma batakaze kwizera kwabo. Nk'uko kandi byanditswe mu gitabo Ubutumwa Bwatoranijwe cya 2 ku rupapuro rwa 316. Ingeri yasohotse mu mwaka wa 2011, handitswe ngo umucyo nahawe wari ukomeye cyane ku buryo abantu benshi bazadusohokamo bakumvira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Umucyo nahawe wari ukomeye cyane ku buryo abantu benshi bazadusohokamo bakumvira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ubu buhanuzi rero bugomba gusohora kuko byanditswe muri Luka igice cya 1 ku murongo wa 37 ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Bibaye bidasohoye, Umwami Imana wabivuze yaba yaravuze ibinyoma. Kubw'ibyo rero ubwinshi bw'inkumbi zivuye ku ntara zigasiga amasaka ku ntara ari make ntibisobanuye ko igikuba cyacitse, kuko aribwo busobanuzi bw'umugosozi. Imana ihabwe icyubahiro. Iki kintu sinzi niba mucyumviye ku murongo wacyo. Ubwinshi bw'inkumbi zisohotse ziva ku ntara zigasiga amasaka make kuri yo ntibiciye igikuba ku mugosozi, ntibiciye igikuba mu babyitegereza, kuko aribwo busobanuro bwo kugosora. Niba twarize neza ishungura, tugomba gutegereza ishungura rikabaho, kandi ishungura rigomba kunyeganyeza naho ari ibiti by'inganzamarumbo nabyo ubwabyo bikavamo. Icya gatatu nagenzuye ni ubumenyi buke ku cyiciro cy'umudendezo w'idini n'imikorere yacyo. Icya kane bwari ubwa mbere iki giterane kibereye mu Rwanda kuri iyi ngingo y'umudendezo w'idini. Icya gatanu, iyi nama yatumijwe hari inkubiri yo kwihuza kw'amadini, hari icyo bita ecumenisme ku isi yose. Bakeka ko n'icyo giterane aricyo cyari kigamije, dore ko bahoranaga gushidikanya n'urwikekwe, kandi iteka ryose umuntu uhorana gushidikanya ntabwo yiteze kuzagera ku kunesha, kuko mu cyigisho cyitwa mu gitabo Intambara Ikomeye, mu cyigisho cyitwa Imitego ya Satani, niho harimo ijambo rivuga ngo abashaka impambo zo kumanikaho kutizera kwabo bazazibona. Icya gatandatu, bake gusa nibo bari basobanukiwe n'akamaro k'inama ku mudendezo w'idini, bituma amakuru mabi akwirakwira vuba cyane, dore ko n'ikibi gikwira vuba cyane, kandi muzabigenzure impuha zirihuta cyane. Icya karindwi ni amatsinda asengera ahantu hatazwi n'itorero. Ayo yo yakajije umurego wo kumvikanisha ko itorero ryaguye, biha ingufu abigisha batizewe bavangaga ukuri n'ibinyoma, bagereranya iby'iyi nama n'izindi nama z'andi madini yihurije hamwe na Kiliziya Gatolika, maze biha ingufu abashidikanyaga n'abatizera. Kandi iteka ryose amategeko ashyiriweho gukumira fraude, amategeko ashyiriweho gukumira ubucuruzi butemewe, ntabwo ajya abangamira kenshi ababukora mu nzira zitemewe. Ayo mategeko iteka ryose ashyirirwaho babandi bumvira, nibo bayubahiriza, ariko abatumvira bayaca ku ruhande kandi bagakomeza. N'uyu munsi wa none niko byagenze. Icya munani, gahunda ya Gerayo Amahoro yasobanuwe nabi na bamwe bahoranaga gushidikanya iby'iri torero, n'ababageragaho ibintu mu murongo ritarimo, bigusha abandi benshi kandi nabo baratakara. Maze COVID-19 icyorezo n'ingamba zacyo byagize ingaruka mbi ku bwisanzure bwo guteranira hamwe n'imihango y'itorero yose. Biba bibi cyane igihe cyaguma mu rugo, kugeza na bugingo n'ubu abari bafite gushidikanya n'abari bitwikira iyobokamana rirwanya amahame babona kito ko kuyoba no kuyobya. Icya 10 nasesenguye ni ingamba zo gukumira iki cyorezo zatanzwe n'impuzamatorero, nazo ubwazo barazifashishije kugira ngo berekane ko koko itorero ryaguye,
ariko mu kuri izi ngamba ntabwo zigeze zitangwa n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ikindi cya kabiri, nubwo zari gutangwa, reka mbanze mbaze, nubwo abo turi kuganira kenshi na kenshi usanga abakurikirana ab'umwuka aribo bakurikirana, ariko abayobozi batigera bakurikirana, ariko namwe mushobora kubagira inama mukabunganira. Iyaba uwo uvuga atyo ko izi ngamba zashyizweho n'impuzamatorero zitari zemewe, iyaba ari wowe wari mu gihugu kandi ari kubazwa ati urakora ute kugira ngo urengere abenegihugu nk'umuyobozi w'itorero, ikibazo ni iki? We yari kwifata ate? Yari gusubiza ngo iki? Nyamara iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ntiryigeze rijya mu gusinya ayo masezerano, kandi ayo masezerano amaze gushyirwaho nayo ubwayo, isabato yakomeje kuruhukwa nk'uko bikwiriye, kandi amahame akomeza kubahirizwa nk'uko bikwiriye, kandi abizera dukomeza kuramya Imana Umuremyi, kuko byo ubwabyo twagombaga gukomeza kuramya Imana Umuremyi nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka igice cya 13, kuko Umukiza wacu yabivuze neza. Ndagaruka inyuma gato cyane, munyemerere mvuge ibyanditswe muri Mariko igice cya 13 ku murongo wa 33, aho Umukiza wacu yabyumvikanishije neza ku murongo wa 33 ati ko rya mbere ryo kwirinda, kandi ntabwo yavuze ngo twirinde ibisindisha gusa, ntiyavuze ngo twirinde gukora icyaha gusa, yavuze ngo turinde n'ubuzima bwacu kuko ari urusengero rwa Mwuka Wera. Mujye mwirinda, mube maso, musenge. Izi ngingo eshatu ni itegeko ryiza Umukiza wacu yadutegetse. None rero nshuti mukundwa, mu gukemura izi mpaka hari ibibazo dukwiriye kwibaza mu buryo bwose bushoboka. Ikibazo cya mbere, impuzamatorero ni iki? Ikibazo cya kabiri, ese hari ubuhanuzi Ellen White yahawe bwerekana ko iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rizava mu mahame rikifatanya n'andi madini ari ku rutonde rw'abana ba maraya uvugwa mu Byahishuwe igice cya 18 n'icya 17 n'icya 18, rikagwa rikajya mu mpuzamatorero? Mbese byarahanuwe ko iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rizagwa hagasohokamo agatsiko kazakora umurimo kwako kadafite organization y'iri torero, gafite organization yako bwite? Ese byarahanuwe ko rizaba Babuloni? Hari inyandiko ivuga ngo rizaba Babuloni. Ikindi kibazo, kuki abasohoka bose bagumana iri zina ry'iri torero Abadiventiste umunsi wa karindwi, kandi cya kabiri bagatera itorero bahozemo? Ikindi kibazo, ese byarahanuwe ko mu gihe cya coronavirus ari cyo gihe cyo gusohoka mu itorero? Byarahanuwe, hari inyandiko ibihamya ko ari cyo gihe cyo kuvuga ngo umurimo wararangiye. Kandi ikibabaje ni uko uvuga ngo umurimo wararangiye nawe asonzoranya imimuriko yo gukora icyo yise umurimo. Ikindi kibazo, ni ryari bibi icyaha kwifatanya na leta, kandi ni ryari bitaba icyaha? Ese icyo ari cyo cyose leta isabye itorero gukora biba ari ukwifatanya nayo? Iki kibazo kiraza muri Gera y'Amahoro. Icyo ari cyo cyose leta isabye itorero gukora kitanyuranye n'ahanditswe ngo ni ubusobanuro bw'uko wifatanije nayo. Mbese birakwiriye ko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi nk'itorero ryasigaye ryigisha kandi rigaharanira umudendezo w'idini? Umudendezo w'idini ubundi bivuze iki? Icyo umudendezo w'idini atari cyo ni ikihe? Ni ryari umudendezo w'idini uba uhari? Ni ryari umudendezo w'idini uba udahari? Umudendezo w'idini ubundi ureba bande? Ese ubundi umudendezo w'idini watangiye kubaho ryari? Ni ryari itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi batangiye kwigisha ku mudendezo w'idini? Iki kibazo cy'imyumvire mibi kuri iki cyiciro cyakemuka gute? Ibyanditswe byera bibivugaho iki? Ni gute abashidikanya itorero n'ubuyobozi bwaryo mu Rwanda baryumva neza iyi myumvire ikabavamo? Ni gute bakunda abayobozi kurutaho nk'uko byanditswe mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 20 ku murongo 20, iryo tegeko rigasohora, kandi nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 17. Inshuti muvandimwe, ari Imana, ari Yesu, ari intumwa, ari abigisha, ari abagorozi ba mbere n'abandi bose hamwe natwe Abadiventiste umunsi wa karindwi twakomeje guharanira umudendezo w'idini mu buryo busesuye, kandi n'ubu
turawuharanira kandi tuzakomeza kuwuharanira. Hakwiriye kuboneka, nongera nsubiremo, hakwiriye kuboneka benshi bumvikanisha neza icyo umudendezo w'idini ari cyo, kuruta uko benshi babyumva guhabanye n'uko iri torero riyoborwa. Umudendezo w'idini bivuze ko buri wese afite uburenganzira busesuye bwo kwizera akurikije kwemera cyangwa guhakana umucyaha we kw'iyobokamana, akayoboka idini yihitiyemo ubwe n'umutimanama we. Nta muntu uwo ari we wese umuhatiye ku mbaraga cyangwa ngo amuvutse ubundi burenganzira bwe kuko atayobotse idini ye. Iki ari nacyo dukomeje gushimangira, ndetse no mu bijyanye n'ubumenyi, ndavuga ubumenyi, nta muntu ugomba guhatirwa kwiga amasomo y'ubumenyi bw'isi, y'ubumenyi busanzwe, ngo bibangamire imyemerere ye, bibangamire umudendezo w'umutimanama we. Icyo umudendezo w'idini atari cyo, si uko abantu bagomba guhuza amahame y'imyizerere cyangwa ngo bahuze idini, kuko Abeli na Kayini ntibigeze bahuza imyemerere, Kayini na Adamu ntibigeze bahuza imyemerere. Ntibivuze ko kandi bose bavukaga mu muryango umwe wa Adamu. Ntibivuze ko buri dini ryose rifatwa nk'iryigisha ukuri. Iki cyo yumva byo ubwabyo na Satani abizi neza ko buri dini ryose ritigisha ukuri. Ukuri ni kumwe gusa, ni ukwemerwa na Bibiliya yera yonyine, ukwemerwa na Bibiliya gusa. Nubwo twemera twese, nubwo twemera ko hose Imana hafite abantu bayubaha kandi biteguye kwakira umucyo w'ukuri, ni kubageraho bazasohoka nk'uko byanditswe muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 16, kandi nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4, bazava muri Babuloni bifatanye n'itorero ry'Imana. Ntibivuze rero gushyira hamwe ngo duhuze imyemerere, aribyo byitwa ecumenisme. Ibyo Petero na Yohana n'izindi ntumwa barabihakanye kandi babihakana beruye, babyumvikanisha neza mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20, handitswe aya magambo akomeye cyane nifuje gusoma ku mugaragaro, ngo yanditswe ngo bongera kubahamagara barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. No mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5 ku murongo wa 27 kugeza ku wa 29 urabihasanga. None ni ryari umudendezo w'idini ubuhari? Igihe buri wese ayoboka cyangwa ntayoboka Imana uko abyemeye mu mutimanama we, nta gahato cyangwa kubizira, umudendezo ubuhari. Igihe buri wese uko yizera afite n'uburenganzira bwo kubwira abandi ibyo yizera, akabarekera uburenganzira bwo guhitamo nta nkurikizi yindi, umudendezo ubuhari. Kuba umuntu mutizera kimwe ntibivanaho inshingano ufite yo kumukunda no kumugirira neza, ndetse no gusabana bya kivandimwe. Muvandimwe inshuti nkunda ubyumve, nta mudendezo ubuhari iyo abantu bahatirwa kwinjira mu idini bo ubwabo batiyemereye, kandi utabikoze akabizira, biherekejwe no kubatizwa utabihisemo binyuriye mu kwizera, ukabyemererwa n'abakorera bagusumbya kumenya cyangwa bagukoresha. Muri ubwo buryo nta mudendezo ubuhari. Iyo abantu babuzwa kumva no kwigishwa ibindi byigisho bishya bijyanye n'iyobokamana uko babyifuza, nta mudendezo ubuhari. Iyo abantu bashobora kuvutswa uburenganzira bw'ikiremwamuntu rusange kubera gusa uko bizera, ugasanga uyu ahawe serivisi runaka uriya arayimwe bitewe n'uko ari imyemerere ye gusa, igihe cyose hari akarengane kose gashingiye ku myizerere, nta mudendezo uhari. Umudendezo w'idini rero ureba bose, abizera n'abatizera, abategetsi n'abayoborwa, umuntu ubwe uyu mudendezo uramureba. Urugero, Kiliziya Gatolika y'i Roma n'umudendezo w'idini kuva mu mwaka wa 538 gukomeza, byaje kugaragara neza ko umudendezo utari uhari, aho miliyoni 60 zirenga zishwe kubera ko batemeraga inyigisho z'ubupapa. Inkiko n'ibihano byo gutwikwa no kwicwa bijyaho ngo bihabwe abatemeye inyigisho na gahunda za Kiliziya. Umutwe wa Jesuiti nibwo nicyo gihe wagiyeho,
kandi ibi murabisoma mu gitabo Intambara Ikomeye ku rupapuro rw'174 no muri Bibiliya zanyu mu gitabo cya Daniyeli igice cya 7 ku murongo wa 25 no mu gitabo Intambara Ikomeye paje ya 416 kugeza 418. Ibi murabihasanga. Muvandimwe inshuti nkunda, wenda ibi by'umudendezo bimaze kumvikana nk'uko Imana yabivuze mu Gutegeka kwa 2 igice cya 30 ku murongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Byumvikana neza ko Imana yahaye umuntu umudendezo wo guhitamo. Erega na Yesu umudendezo yarawerekanye muri Luka igice cya 9 ku murongo wa 51 kugeza kwa 55. Igihe Abasamariya bari banze kumwakira, ntabwo yigeze abahatira kumwakira. Ndetse no mu gihe umwe muntu umwe aze yarasenze kugira ngo amanure umuriro abatwike kuko banze kumwumva no kumwakira, yarababwiye ati ntabwo muzi umwuka ubarimo. Intumwa za Yesu zakomeje uwo mudendezo kuva mu ntangiriro z'itorero ry'intumwa. Guharanira umudendezo w'idini byashyirwaga imbere cyane. Hari benshi bahirimbaniye umudendezo w'idini nka Gamariyeli, dusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5 ku murongo wa 33 kugeza kwa 40. Nikodemu, dusoma muri Yohana igice cya 7 ku murongo wa 45 kugeza kwa 53. N'abandi bakomeje kugenda baharanira uwo mudendezo. Abagorozi ba mbere baharaniye umudendezo, kandi akaga gakomeye cyane Luteri yahuye niko n'akabaka wo mu bayoboke be barwanije umudendezo w'idini, nkuko tubisoma mu Ntambara Ikomeye paje 183. Kandi byarahanuwe ngo mu gihe imbaga nyamwinshi y'Abaprotestani mu myifatire yayo igira ibyo ihindura ngo yumvikane na Roma, reka dukangukire kumenya neza uko ibintu bimeze, kandi intambara iri imbere yacu tuyisobanukirwe uko iri. Reka abarinzi barangurura ijwi ryabo kandi bumvikanisha ubutumwa ari bwo kuri kukwiranye n'iki gihe cyacu. Ayo magambo ushobora kuyasanga mu bihamya by'itorero igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 378. Kuri ubu rero imbaga y'Abaprotestani bo muri iki gihe barareba mu itsinda ry'abakomeza isabato bakabonamo Moridekayi uhagaze ku irembo. Imyifatire yabo igaragaza ko iha agaciro amategeko y'Imana. Iyi myifatire yabo igaragaza ko iha agaciro amategeko y'Imana ni umucyaho uhoraho kubanze kubaha Uwiteka kandi bagakandagira isabato ye yera. Ni ngombwa gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo bikize icyo gitotsi kibabogamiye kandi kidakunzwe, ari cyo gukomeza amahame harimo itegeko rya 4 ry'isabato. Aya magambo ushobora kuyasanga muri Témoignage pour l'Église igitabo cya 2 ku rupapuro rw'178, ndetse n'icyongereza ku igitabo cya 5 ku rupapuro rwa 450. Uyu mudendezo rero uraharanirwa. Itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 riharanira umudendezo w'idini kuko muri session ya General Conference yabaye mu 1889 Ellen White yayirimo, baganiriye uburyo haharanirwa umudendezo w'abizera imbere y'amategeko. Iyi nama yari yitabiriwe na Ellen White. Mu cya 1893 hashinzwe ishyirahamwe ryitwa International Religious Liberty Association, IR. Nibwo ryashinzwe. Uyu munsi wa none muri Afurika ryitwa EAR. Muri General Conference mu cya 1890 mu mwaka wa 1893 na Ellen White ryitwa International Religious Liberty Association ryitwa IR. None mu cya 1901 hashyirwaho icyiciro cy'umudendezo w'idini muri General Conference. Muri General Conference Ellen White yarahari. Iyo bibi cyaha umuhanuzi mu bwoko bw'Imana yaba yarabyeretswe, yeretswe n'Uwiteka utibeshya ko biba mva mu byumve neza, ye guharanira umudendezo w'idini. Aya magambo ushobora kuyasanga mu cyigisho cya 14 cyitwa Christian Service, mu gitabo cyitwa Christian Service cyangwa se igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo igice cya 14. Wabyumva neza. Yapfuye nyuma y'imyaka 14 asaba abayobozi n'abizera guharanira umudendezo w'idini. Kubw'ibyo rero umudendezo w'idini si ikibazo, ntabwo ari ikibazo rwose, kuko no mu ndongozi y'itorero paje y'160 kugeza ku ipaje y'161 haranditswe ngo icyiciro cy'ibikorwa rusange n'umudendezo w'idini
ni icyiciro giharanira umudendezo w'idini hamwe n'ibindi bibazo byerekeranye n'umudendezo w'idini n'umudendezo w'umutimanama wa buri muntu wese. Umva neza aya magambo. Umudendezo w'idini urimo uburenganzira bwo kwemera idini umutimanama ukwemeje, guhakanira idini urimo, guhakana idini uri umwe cyangwa inteko y'abizera benshi, mu gusenga, mu kuruhuka, mu buhamya no mu nyigisho ziha abandi agaciro kamwe. Kuko uburenganzira bw'idini urimo n'uburenganzira bwo gukomeza umunsi ushaka w'ikiruhuko no gusenga ukurikije amabwiriza y'idini, ibi ni ibyo uhitamo. Ari nayo mpamvu ubona benshi bahisemo uburyo bahisemo bwo gusenga. Twebwe icyo dukora ni ukubashyira ukuri kunyuranye, ukuri kubereka ibinyuranye n'ibyo bahisemo bidahuye n'ukuri batwaye cyangwa bavuga ko batwaye, tukabereka ukuri nyakuri, ukuri kudafunguye. Icyiciro rero gikora mu buryo bwo gushyigikira umudendezo w'umudiventiste umunsi wa karindwi, gukomeza isabato bikurikije itegeko rya 4 ryo mu ijambo ry'Imana. Utorerwa kuyobora iki cyiciro bene wakwiriye kuba ari umuntu wuzuwemo n'umwuka w'Imana, ushobora gutanga ijambo mu baturage kandi ufite ubushake mu birebana n'ibikorwa rusange bya rubanda, ufite ibitekerezo bireba kure mu gihe abonana n'abantu cyangwa bandikirana, akamenya kurinda umutekano w'ubwoko bw'Imana kugira ngo bubone uko burangiza umurimo wa shebuja. Iki nicyo cyitwa umudendezo w'idini. Muvandimwe, nagombye gusoma byinshi ariko igihe cyo ikibinyemereye, ariko nyemerera nsome ibyanditswe mu gitabo byakozwe n'intumwa. Ibyanditswe mu gitabo byakozwe n'intumwa cy'umwuka w'ubuhanuzi cy'ikinyarwanda, ingeri yasohotse mu mwaka wa 2010, handitswe ngo paje ya 46 na 47, handitswe ngo ntituba dusohoje. Byumve neza aya magambo, uyumvire ku murongo wo kuyumviraho. Ni umwuka w'ubuhanuzi, uyumvire ku murongo wo kuyumviraho. Biranditswe ngo ntituba dusohoje ubushake bw'Imana iyo twicaye tukituriza ntacyo dukora mu kurengera umudendezo w'umutimanama. Amasengesho yacu agurumana kandi y'ingirakamaro agomba kuzamuka mu ijuru kugira ngo aya makuba yamurwe kugeza ubwo umurimo wirengagijwe igihe kirekire ukorwa. Reka turusheho gusengana umwete kandi dukore ibihuje n'amasengesho yacu. Inshingano yacu niyo gukora ibidushobokera byose kugira ngo twamurure ikibi kiturya isatabirenge. Tugomba kumenyekanisha uko turi kugira ngo twihungureho abatuvuga uko tutari. Tugomba guharanira kwikuraho ibyo tuvugwaho tubikoresheje guhagarara twera imbere ya rubanda. Tugomba kubagaragariza ikibazo nyirizina uko kiri, uko niko tuzakoma mu nkokora amategeko aburizamo umudendezo w'umutimanama. Mu bihamya by'itorero igitabo cya 2 paje 181, igihe abashinga amategeko b'ibihugu batangiraga gushyiraho amategeko aburizamo umudendezo w'iby'iyobokamana, bene data b'abayobozi bagombaga kumenya uko ibintu bihagaze no gukorana umwete ngo bakome mu nkokora iyo migambi. Muri Afurika ya gipagani, mu bihugu by'abagatulika by'i Burayi no muri Amerika y'Amajyepfo, mu Bushinwa, mu Buhinde, mu birwa bya kure no mu mfuruka z'isi zicuza umwijima zose, Imana ihizigamiye abantu benshi cyane b'intore bazamurikira hagati mu mwijima, bahishurire neza isi yahakanye ubushobozi buhindura bwo kumvira amategeko y'Imana. Ndetse no muri iki gihe turababona baduka mu mahanga yose, mu moko yose, mu miryango yose n'indimi zose. Prophets and Kings paje 188 kugeza 189. Guteraniriza inama muri Afurika yacu rero mu gihugu cyacu cyahoze ari intebe y'ubupagani, nabyo ni ubuhanuzi tubonye muri iki gitabo kuko tumaze kubona bisohora. Aberekana ko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rero ryaguye rikaba ryarabaye rimwe mu madini aseguye Babuloni. Barabwirwa aya magambo ngo Uwiteka ntiyabahaye ubutumwa bwo kwita Abadiventiste umunsi wa karindwi Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Impamvu zose mushobora gutanga ni ubusa imbere yanjye, kuko Uwiteka yampaye umucyo usobanutse urwanya ubutumwa nk'ubwo ngubwo. Nzi yuko Imana ikunda itorero ryayo, ntirigomba kuvurungwa ngo ricyagagurwemo uduce duto duto twigenga. Icyo gitekerezo nta kuri na guke kukirimo, nta gihamya na kimwe cy'uko icyo kintu kigomba kubaho. Aya magambo nyasomye mu gitabo Evenement des derniers jours
igitabo cy'igifaransa cyasohotse mu mwaka wa 2004 paji ya 45. ku kagingo k'154 k'icyo gitabo haranditswe ngo muzajya mufata amagambo yo mu bihamya avuga ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi ku ishungura rigomba kunyeganyeza ubwoko bw'Imana, kandi muzajya muvuga ko muri ubu bwoko hazasohokamo ubundi burushijeho kwera no gutungana. Mu by'ukuri mubimenye ibyo byose binezeza umwanzi. Ibyanyu biramutse byemewe na benshi bikavugwa kandi bagakora nk'uko mubyemeza, twabona hadutse umutwe w'ubwaka bukomeye cyane utarigeze uboneka mu Badventiste umunsi wa karindwi. Ibyo ni nabyo Satani ashaka. Muri icyo gitabo ku kagingo k'155 haranditswe ngo Uwiteka ntiyabahaye ubutumwa bwo kwita Abadventiste umunsi wa karindwi Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Impamvu zose mushobora gutanga n'ubusa imbere yanjye, kuko Uwiteka yampaye ubutumwa busobanutse kandi yampaye umucyo usobanutse urwanya ubutumwa nk'ubwo ngubwo. Ku kagingo k'156 hakandikwa ngo nzi yuko Imana ikunda itorero ryayo ntirigomba kuvurungwa ngo ricagagurwe mu duce duto duto twigenga. Icyo gitekerezo nta kuri na guto, nta kuri na guke gifite, nta kuri na guke cy'uko icyo kintu kigomba kubaho. Ku kagingo k'157 ndabibabwira bene data ko Imana ifite umubiri ari ryo torero rikorera kuri gahunda imwe, ari nawe izakora inyuriyemo. Iyo hari ukoze yitandukanije n'uwo mubiri ukorera kuri gahunda ari ryo torero ry'Imana, ari nawe ubwoko bwitondera amategeko y'Imana, iyo atangiye gupima itorero mu minzani ya kimuntu kandi akariciraho iteka, ubwo mushobora kwemera neza ko Imana itamuyoboye. Aribeshya. Evenement de dernier jour page ya 45 kugeza 46. None niba inyandiko zivuga ngo bene abo baribeshya, ni gute washobora kubashyigikira uvuga neza ngo bari mukuri? Ese iyo leta igize igisaba itorero ngo rikore, ryabyitwaramo rite igihe ibyo risabwa rita bitabangamiye amahame itorero rigomba kubikora mu rwego rwo kubyigisha abo riyoboye, kuko ari abenegihugu leta iyobora. Twibuke ko umuryango, itorero na leta ari ingaga zashyiriweho gukorera Imana. None COVID-19 yo yaje ari rurangiza. Benshi bavuga ngo ni irangira ry'imbabazi, benshi bavuga ngo ni icyago, benshi bavuga ngo ni icyo gihe cyo gusohoka. Hari ibibazo byinshi twibaza kandi twabajijwe n'abo tuyoboye cyangwa se abo duterana ku kubahiriza amahame kandi bari mu rugo, no kwibaza uko bakomeza inshingano itorero ryahamagariwe bari mu rugo. Bimwe muri ibyo bibazo ni ibi ngo ko tutagiteranira mu nsengero umurimo ntiwarangiye. Ikibazo cya kabiri, ko nta gahunda yo kubatiza, nta gahunda y'ifunguro ryera, nta gahunda yo kwakira abana, ko tutazajya mu rusengero turi kumwe n'impinja twabyaye, ubwo umurimo ntiwarangiye. Ko tutazajya mu rusengero, nitujya mu rusengero ko basaza n'abakecuru batazarubonekamo, ubwo umurimo ntiwarangiye. Barakongera bakabaza iki kibazo ngo none ko tugomba kubwiriza ubutumwa tugasoza tubatiza, uyu munsi wa none akaba ari nta mubatizo uhari. Niba ari nta mubatizo uhari, ubwo umurimo ntiwarangiye. N'ibindi bibazo bivuga ngo ko nta gahunda yo gusenga tugira nk'iyo twabonaga mu nsengero, ubwo ni ngombwa kuzuza inshingano twasabwaga nko kugarura icyacumi, gutanga amaturo, kubwiriza ubutumwa n'ibindi bijyanye nabyo. Ibyo ni ibibazo byinshi bikomeje kugenda bibazwa. Hari n'abandi babaza ibibazo by'ubuhakanyi bwimbitse cyane bijyanye n'ubushotoranyi. Igisubizo cy'iki kibazo cya mbere byumve neza. Umurimo itorero ryahamagariwe ntiwashyizweho iherezo na COVID-19 hamwe n'ingamba ziyikumira, kuko iki cyorezo kizava wakurikireho ibindi, nk'uko tubisoma mu gitabo Umurimo wa Gikristo ku rupapuro rwa 50 ndetse kugeza kuri 52 ko hazacaho n'agahe k'amahoro, tukongera tugasubirana umudendezo twari dufite nka mbere. Abavuga rero ngo ntibizabaho keretse iyo nyandiko niba itazasohora. Uyu ni wo mwanya mwiza wo gukomeza umurimo dusobanura iki byahanuwe bibivugaho. Menya izi ngingo ebyiri. Uwiteka bivugiye mu kanwa ka Mose ati isi ikiriho ibiba n'isarura ntibizashira. Itangirira igice cya 8 umurongo wa 22. Icya kabiri, inshingano itorero ryahamagariwe izashyirwaho iherezo no kugaruka kwa Yesu. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 6, igice cya 22 umurongo wa 11, igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza kwa 17. Kugaruka kwa Yesu rero kuzabanzirizwa n'ibi bikurikira: agahato ko kuruhuka umunsi umwe, akarengane kabera ko guhunga kwabo
bava mu mijyi minini, nyuma bave mu midugudu mito mito, bakora amatsinda bajya hibereretse mu mashyamba, mu bihanamanga n'ahandi, abandi bari muri gereza, abandi bicwe. Nyamara umurimo wo uzaba ukomeje, kuko umurimo uzashyirwaho iherezo igihe Kristo azarambura amaboko ye akavuga ati birarangiye, igihe ibyago bizatangira gusukwa ku isi. Ayo magambo ndi kuyasoma mu gitabo umurimo wa Gikristo ku rupapuro rw'145 kugeza ku 152, no mu bihamya by'itorero igitabo cya kabiri ku rupapuro rw'184 kugeza 201, icyigisho cya 25 cyitwa itorero umucyo w'isi. Kandi ayo magambo nkayasoma mu gitabo kwitegura akaga gaheruka ku rupapuro rwa 75 icyigisho cya 9, ndetse no kwitegura akaga gaheruka paje 44 icyigisho cya 6 kivuga akarengane. Muvandimwe inshuti nkunda, umva neza ikindi, mwirangira ry'imbabazi n'irangira ry'umurimo, aha niho umurimo uzaba urangiye burundu, ubwo umwami wacu azazamura amaboko ye akavuga ati birarangiye, kandi akunga amati ukiranirwa gume akiranirwe. Uyu uri kubaza ati igitabo cyitwa umurimo wa Gikristo nakibona nte, ndamurangira ngo aho kuri firidi y'iwanyu hamagara umuyobozi wa firidi, hamagara pastor wanyu akurangira uburyo bwe bwizewe bwatuma ushobora kubona muri icyo gitabo. Kandi biroroshye cyane, kigurwa amafaranga atari menshi, kigure ukirebe neza. Nongera nkurangire ikindi gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka, evenement de dernier jour, paje 176 akagingo ka 855 na paje 196 akagingo ka 951 kugeza 952, ingeri yasohotse 2004, hasobanura neza igihe imbabazi zizaba zirangiye n'inyifato tuzagira muri ibyo bihe. Hazakurikiraho isukwa ry'ibyago 7 ku isi yose, umurimo itorero ryahamagariwe n'ibindi bikorwa ku isi byose bizaba byashyizweho iherezo. None niba umurimo wararangiye, icyago cya mbere cyasutswe ryari? Ubu turi mu cyago cya kangahe? Mu bibazo wibaza cyangwa wigishwa n'abigisha bihuta batatumwe n'Imana, ibi bibazo nk'ibyo komeza ubyibaze, ubabaza uti none niba umurimo wararangiye, mwe muri kubwiriza iki kandi kuki musaba amafaranga yo kubwiriza? None niba umurimo wararangiye, kuki muri kujya guhinga kandi umurimo wararangiye mukagura mukagurisha ibyo mugura n'ibyo mugurisha, kandi ukajya mu kazi ugakenera umushahara? Ibibazo nk'ibyo rero bizakomeza kugenda bishyira urujijo mu batarasomye, kandi abasomye bo ubwabo bazakomeza kugenda batamura uwo mwijima. Ibibazo bibiri bisigaye, reka mbisubirishe iki cyigisho mbisubirishe incamake, ngo none ni gute ntashobora gutanga icya-10? Nagitanga he? Nagitanga ryari? Naruhuka isabato ne? Menya ibi, nta gihe, nta hantu twaba cyangwa twashyirwa hatuvana inshingano yo gukomeza isabato y'Uwiteka. No mu buvumo tuzakomeza tuyiruhuke, mu buhungiro, muri gereza, mu buzima bushavuje, ndetse no mu ijuru bwaho tuzayiruhuka. Mu kuramya Imana kwacu igihe cyose imbabazi zizaba zikiriho, ibyago 7 bitarasukwa, nta gihe na kimwe, nta n'ahantu na hamwe tuzivanaho inshingano yo kugarurira Imana ibyayo. Icya-10 n'amaturo bizakomeza gutangwa. Ni umugabane wo kuramya kuzuye. Igihe icyo ari cyo cyose utabikora utyo, ni igihamya kigaragaza neza ko kuramya kwawe gufite inkomyi. Kuramya kwawe gufite inkomyi. Nta gihamya na kimwe nshuti mukundwa cyerekana ko iyo mimuriko tutazayitanga. Nta gihamya na kimwe. Icya-10 nticyera ari uko turi mu rusengero, nticyera ari uko umudiyakoni afashe igiseke, cyera kuko Imana yakikubitiye nk'uko isabato itezwa no guteranira hamwe kwacu. Aho waba uri hose isabato ni iyera. Ntabwo yezwa n'umuntu, isabato yejejwe n'Imana. Ntabwo icya-10 cyezwa n'umuntu, cyejejwe n'Imana. Uku kwera kuvuzwa aha bishobora kuzagusesengura mu mwanya wako nitwiga iby'iri hame, ariko uku kwera kuvuzwa aha ni ukurobanurwa, ni ugutoranywa. Ntabwo ari ukwezwa ko kumeswa, ntabwo ari ukwezwa kw'ibara ry'umweru, ni ukwera ko kurobanurwa. Nk'uko byanditswe mu gitabo cyo Kuva
igice cya 31 umurongo wa 13. Imana yita cyane ku bikorwa byacu nk'ibisonga. Igihe cyose duhamagara umurimo w'ivugabutumwa dukwiriye kwitondera ibyera by'Imana. Niba umugaragu yitwararika ku mabwiriza ya shebuja, umaze akitwararika ku byo yasezeranye n'umukoresha we, twebwe ntitwari dukwiriye kurushaho kwitwararika ku mabwiriza ya databuja mukuru ariwe Kristo, kuko byanditswe mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 23 kugeza ku 25. Mu gihe Yosuwa ategura gukwa Abisirayeli binjira i Kanani, Uwiteka yaramubwiye ati, Abisirayeli bacumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganwe, bakabyiba, birengagiza, ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Icyo nicyo cyatumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo, bakabaha ibitugu kuko bahindutse ibivume. Ndetse sinzongera kubana namwe ukundi keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Yosuwa igice cya 7 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Uyu ni umuburo w'ibihe byose. Hari ibyaha 6 byakorewe bimwe mu mwanya umwe, bikozwe n'umuyobozi umwe wari ku ruhembe rw'imbere mu bayoboraga abandi, ariwe Akani mwene Karumi, kugeza aho bimuhinduye ikivume. Dore ibyo byaha yakoze. Icya mbere ni iki: gutwara ibyashinganwe n'Imana, ibyo yikubitiye ikavuga ko ari ibyayo bwite. Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 17 kugeza wa 19. Aya magambo kandi yari yarayumvise neza n'amatwi ye yombi, ndetse yari umwe mu bayumvikanishije mu bandi nk'uwari ku ruhembe rw'imbere mu buyobozi. Igitabo cya mbere ku rupapuro rwa 23 ingeri yasohotse 2013 niyo nakoresheje. Icyaha cya kabiri: gusuzugura imiburo yiyumviye n'amatwi ye, ndetse akaba umwe mu babwiye bagenzi be. Igitabo cya mbere ku rupapuro rwa 31 ingeri yasohotse 2013. Icyaha cya gatatu: kwifuza, kuko byari byaravuzwe n'Uwiteka mu mategeko 10 nk'uko byanditswe mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 17 ngo ntukifuze. Akani yari yarabyumvise neza. Mu gitabo cya mbere paje 32 kugeza paje 34. Icyaha cya kane: kwirengagiza nkana. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 2 ku murongo wa 7. Icyaha cya 5: kwiba, kuko byari byaravuzwe mu itegeko ry'Uwiteka, itegeko rya 8 bivuga ngo ntukibe, Kuva igice cya 20 ku murongo wa 15. Icyaha cya 6 yakoze: kuvanga ibyibano n'ibyo yari atunze mu ihema rye bwite. Yosuwa igice cya 7 ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 25. Ibi byaha biri gukorerwa rimwe na bamwe mu bo dusangiye inshingano, biri gukorerwa rimwe na bamwe mu bo dusangiye iri torero, biri gukorwa mu buryo bwose bushoboka, kandi bikitwa ko nabo ubwabo bari mu murimo. Muri ibi byaha byose ikibihatse ni ukwifuza. Nicyo gishuko cya mbere cyabanje mu ntekerezo z'ababyeyi bacu ba mbere, nicyo cyari mu mutima wa Rusiferi, nicyo cyaje mu mutima wa Kani. Ni ubunyereri bukomeye cyane benshi bamaze kunyerereramo, kuko na Yuda yabunyerereyemo, ndetse na Ananiya na Safira nabo ubwabo bagendeye muri icyo kigare. None n'abandi bari kugendera muri icyo kigare gikomeye cyane cy'abavuga ngo umurimo wararangiye, kandi bakabyigisha ku mugaragaro, bakavuga ngo itorero ryamaze kugwa, ngo umurimo ngo bari mu ijwi rirenga. Kandi yagera iwawe ukamuha icyacumi, yagera iwawe ukamuha amaturo, yagera iwawe ukamuha n'ibindi. Umva neza iyo ubitinyutse. Uwiteka yaciye iteka rivuga ko nta bugingo buhoraho ku batinyuka bene ibyo. Abyandika mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga ku rupapuro rwa 94. Inama ku Busonga, igitabo cyasohotse mu mwaka, ingeri yasohotse mu mwaka wa 2019, ingeri ya mbere, ku rupapuro rwa 94 handitswe ngo icya 10 ni icy'Uwiteka, kandi abavangitiranya imikoresherezwe yacyo bazahanirwa, kandi abavangitiranya imikoreshereze yacyo bazahanishwa kubura ubutunzi bwo mu ijuru, keretse nibihana. Niba bazahanishwa kubura ubutunzi bwo mu ijuru, rero ubutunzi bwo mu ijuru nta bundi ni ubugingo buhoraho, keretse bihannye. Ibyo by'ijwi rirenga rero byo ubwabyo birabashyirisha mu kaga. Uwiteka yibutsa abantu amategeko ye, ayabibutsa yamaganye iki cyaha cyo kwifuza, abyamagana mu itegeko rya 10, abyumvikanisha neza ko ari icyaha kibi, nk'uko bisomwa mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 ku murongo wa 19. Nyamara se ni bangahe bica iryo tegeko bakiyumvamo ko ntacyo bitwaye, kandi byanditswe bitubwira ko uwica rimwe aba yacumuye yose. None se mwebwe ubwanyu bavandimwe muyoboye itorero, ninde mwahaye umugayo kuko yishe itegeko rya 10 bidaherekejwe no kwica andi mategeko? Muvandimwe nshuti nkunda, rero
turacyari mu nshingano zo gukomeza uyu murimo, twoye kubivanga ngo twikureho inshingano itorero ryahamagariwe. Ese mu itorero ry'Imana muri iki gihe turacyamenya abaturimo bafite umutima nk'uwa Ananiya na Safira mu mihigo bahigira Imana mu itorero ryayo ntibayihigure? Ese turacyafite umutima wo kugenzura niba koko bitanga n'ibyo bakiranutsemo bakabitanga nk'uko bikwiye? Hashize imyaka isaga 180 itorero ry'abategereje bagatebutse kugaruka kwa Yesu riri ku muvuduko w'imikurire ishimishije muri byose, kuko uyu muvuduko wamaze kugabanuka cyane. None uyu muvuduko umaze kugabanuka cyane nta ruhare tubifitemo. Tujya twumva muri Saudi Arabia aho nta rusengero ruri muri uwo mujyi, nta rusengero ruri muri icyo gihugu. Ni ukubera ihe mpamvu tutagira uruhare rutuma iyi nshingano twahamagariwe nk'ibisonga ikomeza kwamamara, ubutumwa bwiza bukagera hirya no hino. Ni inshingano y'igisonga gukurikiza amabwiriza y'Umwami Imana. Dushobora kubona ingero z'ibikorwa byabaye muri Bibiliya bihamya uku kuri kw'ingenzi kandi by'abantu bakomeje guhagarara mu nshingano bahamagariwe ndetse n'abazitezutseho. Urugero, Imana yangiye Mose inzozi yari ategereje igihe kirekire zo kwinjira mu gihugu cy'isezerano, kubera ko aho kubwira urutare ngo ruvubure amazi yarukubise arakaye. Bite twebwe? Abahungu ba Aroni na Nadabu na Abihu batwitswe n'umuriro bapfira mu maso y'Imana kubera ko bagiye kurahura umuriro utemewe bakawuzana imbere y'Imana. Bite twebwe? Abagerageje kuramira isanduku y'isezerano bw'ikimasa cyari kihetse cyatsikiraga bose biciwe rimwe, nubwo cyari igikorwa cy'ubutabazi kandi cyashimwe na benshi, ariko uwo murimo wari warabuzanijwe n'Umwami Imana. None twe ntabari kuramira iyo sanduku? Abubahutse inshingano bahamagariwe gukora bagakubagana ku by'Imana yereje kuyubahisha, bityo bagahengereza mu isanduku y'isezerano, biciwe rimwe ari 70. Biciwe rimwe ari 70. Bite twebwe? Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 6 umurongo wa 19 niho urabisanga. Ni ubuhe buryo twubaha inshingano Imana yavuze ko ari iyera? Twitwara dute iyo dusonzoranye imimuriko? Twitwara dute kuri abo bavuga butumwa bavuga ngo bari kubwiriza bakaza tubaha iby'Imana yashinganye? Wari uzi neza ko niyo ufashe icyacu mukagitanga, ukagiha imfubyi, ukagiha umupfakazi, cyangwa ukagitabarisha uwundi muntu runaka, mu ijuru bakwandikaho icyaha, kuko kitigeze kigenerwa uwo murimo, cyagenewe umurimo umwe gusa, ni umurimo w'ivugabutumwa, nta kindi. Cyagenewe umurimo w'ubugabura. Ese ikindi, wari uzi neza ko iyo uri umuyobozi ugatinya kuvuga kuri iyo nshingano, Imana ibikuryora ikabiguhanira? Byumve neza ku rupapuro rwa 99, uze kubisoma ku rupapuro rwa 98 n'urwa 99 rw'iki gitabo cyitwa Inama ku Busonga. Inama ku Busonga ku rupapuro rwa 98 n'urwa 99 bigaragaza neza ko umukuru w'itorero zasoza atavuze kuri iyi nshingano, uwirengagiza iyi nshingano ari umukuru w'itorero cyangwa pasitoro. Ibyanditswe byera bigaragaza neza ko bene uwo azahabwa igihano n'Imana isumba byose. Muvandimwe nshuti nkunda, byumve neza, urukundo rwacu rushyushye turukunda nde? Ni Imana cyangwa ni Mamoni? Munyemerere mpinira aha mvuga nti itorero riracyakomeje umurongo waryo, kuko byanditswe muri iki gitabo Inama ku Busonga ku rupapuro rwa 41 ngo umwizera wese akwiriye gukunda itorero abikuye ku mutima. Umwizera wese akwiriye gukunda itorero abikuye ku mutima, akwiriye guharanira ko rigubwa neza, kandi akwiriye kwiyumvamo ko ari inshingano ye yera kwifatanya n'itorero, kubera yuko byamugirira umumaro aramutse abyihitiyemo, kuko n'ubundi rishobora kugera kuri byinshi bisumbyeho kandi ritamufite. Niba rero byanditswe bitya, Imana ikaba yari bisobanuye itya, mureke twifatanye n'Imana muri ibi bihe. Mureke twifatanye n'Imana muri ibi bihe. Mureke twifatanye n'itorero muri ibi bihe. Mureke tube maso muri ibi bihe. Mureke dushikame ku ntara. Ishungura ryo rirakomeje kandi rizakomeza. Dushikame ku ntara nk'amasaka mazima,
twirinde kuba nk'amasaka y'amajajwa ataraka akabarara akajya hanze iyo, kuko ku basaruzi babizi neza amasaka y'amajajwa iyo barariye mu ruzitiro akamera ntibayabagarira ngo azasarurwe mwandi, kandi amasaka yanze kwitandukanya n'inkumbi ntibayababarira, ntabwo bayababarira kuko inkumbi zidafumbira ahubwo bayatwikana nazo. Amasaka y'amajajwi y'abarayi akajya hirya no hino, si kenshi uzabona bayatora, bayora ashoboka adashoboka bakayihorera, kandi aricyo bashakaga, bashaka amasaka ashikamye ku ntara niyahunikwa mu kigega. Mureke dushikame tunambe ku Mana, dushikame muri ibi bihe byugarije isi, muri ibi bihe byugarije itorero, twoye kuba bamwe mu barigera imigeri. Ibyanditswe byera biravuga ngo biragukomere gutera imigeri ku mihunda. Twubahe inshingano yera, twubahe umurimo twahamagariwe, dukomere mu mahame, twibake ku byo kwizera byera cyane. Kristo Yesu nagaruka azatwambika ikamba ry'ubugingo yadusezeraniye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane ntabwo tuzaguma mu buhanya no mu miruho, hari umwijima uzataburuka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza azamubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Muri iyi minsi urujijo rurigaragaza henshi, urujijo no gushoberwa ruragaragara ahantu hose, haba mu rugaga rwa mbere rw'umuryango, haba mu rugaga rwa kabiri rw'itorero, haba mu rugaga rwa gatatu rwa leta. Urujijo ruri henshi kandi umwijima umaze kubudika, kugeza n'aho bariya wamaze kugaragaza nk'aho ari 1/2 cy'abagize itorero bazagwa, n'abazifashisha izo nyigisho z'ibinyoma bakatuvamo, bakomeje kugenda bakwiza urujijo, kugeza n'aho hari umucyo hakomeje kuba ukwibaza no gushidikanya no gutekereza ngo
ni iki twakora? Ese ubundi kuki ibi bitubayeho? Mwami Yesu, wowe watanze umucyo mu gihe intumwa zari zifite amajune, ziri mu majune, ziri mu kumiro gakomeye cyane ubambwe ku musaraba, na nyuma yaho iyo minsi 3 ziteranye ziri mu majune, ukongera ukazigaragarira imbere yazo ubabwira uti amahoro abe muri mwe. Ongera utwihishurire, ongera utwiyereke muri uru rugendo kugira ngo twongere tubone ugukomera, kandi nitumara gukomera dukomeze n'abandi. Bana natwe kandi ukomezanye urugendo natwe. Mose niwe wasenze avuga ati nutajyana natwe ntudukure ino. Nanjye ndasenga mvuga nti nutagendana natwe twazimira. Gendana natwe Data kugira ngo dushobore kwahuranya umwijima n'uru rujijo, tuzashobore kuboneka mu bwami bwawe. Dore bahagurukiye kurwanya itorero ryawe, bahagurukiye kurwanya amahame ndetse n'ubuyobozi bwaryo. Ndinginze cyane kugira ngo urirwanirire, wongere uryerekane uko bikwiye na gahunda n'amahame yaryo, kandi ubabarire ababikora kuko batazi icyo bakora. Ukomeze ubuyobozi kandi ubahe umugisha mu ngeri zabo zose, nabo basubiye inyuma wongere ubagarure Data, kugira ngo abarimo mwuka wera, abazemera gukingurira mwuka wera, tuzabonekane nabo mu bwami bwawe. Udukomeze kandi tubabarire ibyaha byose twakoze, uturinde gukubita urutare kabiri nk'uko mu byagendekeye Mose, uturinde kuramira isanduku nk'uko byagendekeye bariya babikoze, uturinde guta inshingano nk'uko byagendekeye Nadabu na Abihu n'abandi. Udushoboze guhagarara neza mu murongo muzima, uzadusange turi amahoro. Tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu, amen.